Mwiriwe neza, nitwa Benimana Emmanuel. Uyu munsi tugiye kubabwira ku izina ryitwa Joseph cyangwa Yozefu. Yozefu rero ni izina ryiza cyane. Abankurikira mbere yuko ntangira iki kiganiro mushyireho mukande subscribe abatari bayikanda, kandi musharinge n'abandi bagende bamenya nabo amazina yabo. Byaba byiza rero ku bantu bankurikira, igihe ushaka gusobanukirwa n'izina ryawe kujya wandika muri comment ukambwira ati nshaka kunsobanurira izina rwose, bitarenze amasaha make mba nari gusobanurira kandi nkakugana ibiranga iryo zina wambwiye. Mu bigerageze rero akenshi tugende twubaka kumenya ubusobanuro bw'izina ryacu, kuko akenshi usanga amazina agira ingaruka ku mibereho y'abana bacu twita ku mazina y'abana twita abana bacu nyine. Vuga ngo ko wise umwana wawe akenshi ushobora kumugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi. Izina rero Joseph uyu munsi niyo tugiye kubabwira. Rikomoka rero mu rurimi rw'Igiheburayo nk'uko mubizi muri Bibiliya murarizi, risobanura ngo Imana izongera, cyangwa Imana yamaye byinshi, cyangwa ngo uwahawe umugisha n'Imana. Nivuga ngo Joseph bishobora gusobanura uwahawe umugisha n'Imana, cyangwa Imana izongera bitewe n'ururimi, cyangwa bikavuga ngo Imana yampaye byinshi. Ni ibintu biranga Joseph. Rero hari ibintu byinshi biranga abantu bitwa ba Joseph, abenshi bakunda guhuriraho, nubwo utabufite ariko abenshi bakunda kubihuriraho, urebe ko nawe ubigira. Ba Joseph bakunda kuba ari abanyabwenge, batekereza kure kandi bagafata imyanzuro ishingiye ku bwenge. Bavuga ngo ba Joseph bakunze kuba ari abanyabwenge. Ikindi cya kabiri kiranga ba Joseph, usanga ari abanyamahoro, bakunda kubana neza n'abandi kandi bakirinda amakimbirane. Ba Joseph usanga ari umuntu ukora cyane kandi ntacika intege byoroshye. Abo mwizerwa iyo akubwiye ijambo akenshi araryubahiriza. Arihangana, bashobora no kunyura mu bintu bigoye ariko bakabitsinda. Ba Joseph usanga bafite impuhwe, bakunda gufasha abandi no kubagirira neza. Rero mu buzima busanzwe usanga ba Joseph akenshi bakunda kuba abayobozi beza, ugasanga ari n'abajyanama, akenshi bakunda kujyana inama. Bakora neza mu mirimo isaba ubwenge, ndetse isaba ubwenge, gutekereza no kwizerwa. Nko kuba umuyobozi arabishobora cyane, kwigisha, ubucuruzi n'ibindi. Usanga ba Joseph bafite icyerekezo kandi bakunda gutegura ejo hazaza. Ibi ni bimwe mu biranga ba Joseph. Nawe niba udukurikira, kandi subscribe ubyibuke, kandi warayikanze ntongeye gukandaho. Ikindi usharinge ku bandi bantu nabo bamenye ubusobanuro bw'amazina yabo. Ujye ubabwira ko twebwe dusobanura amazina y'abantu n'ibibaranga. Ukomeze kugira umunsi mwiza kandi turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Ciao.